guys, friends and family, Deissy family forever and ever, amen. Oh guys, twari tubakumbuye, twari tumaze igihe kinini tudakora, ariko nyine ubu twagarutse, ntabwo tuzongera tumaze igihe kinini tudahari. Turi kumwe na Escasson boutique hano i Musanze, ahantu bita Yahunde, uzamukira ku kiraro, ni ahantu heza, bagira Rwebeya. Okay, hatararenze. Ni ahantu heza guys, ni ahantu heza. Muzajya mukomeza kutubona tubakorera rimwe na rimwe, hari amacumbi meza, nyine hari amarumu meza. Ni ahantu hari room nziza zisa neza byatabizaziyoka, hari ibiryo byiza utakomanda yose ushaka, ikintu icyo ari cyo cyose ushaka bakakigukorera. Ibinyobwa byose by'ubwoko bwose, bafite ahantu heza ho kwicara guys. Ndahabatuye, tuzahabereka niduhuguka nyine tukabafata neza, tuzahabereka. Tubashishikarije rero kuhaza, abantu bazi Musanze mu matrip, abantu bazi Musanze gukora nyine ingendo, abakerarugendo n'abantu muzaze hano kuri Saint Valentin kuwa kabiri. No kuri Saint Valentin muzaze. Rero tugiye kuganira, hari ibintu twahoze tuganiraho kare tuvuga tuze kubibaganiriza. Turashaka kubaganiriza ku kintu cyitwa gushima Imana, kuba ushima Imana no kuba ushima just ijambo gushima, ugashimira abantu. Rero guys, hari nabitekerejeho nsanga iyo umuntu abaho ashima, iyo umuntu agira nyine akanwa gashima, agira umutima ushima, bituma abona ibyiza byinshi cyane. Gushima ni byiza, gushima binezeza intebe y'Imana. Iyo ushimye Imana bitera gukora n'ibindi cyane. Uzarebe, uri kumva? Okay, umuntu ashobora kuguha gift, ashobora kugukorera ikintu, ushobora kumusaba serivisi akayigukorera, ushobora kuba ufite ikibazo runaka ukabwira umuntu akagufasha. Icyo gihe umuntu agukorera ikintu ukamushimira, kibe gito cyangwa kibe kinini, ahita yumva agize umuhate wo nyine ikintu akoze kidatesha agaciro, agahita yumva ahita anagira n'umuhate wo gukomeza nyine gukora ibintu byiza. Kuko hano hanze ni abantu bake cyane bashobora kubwira ikintu akakumva, sibyo? Ushobora kubwira umuntu ati mfite ikibazo iki n'iki, akakumvira ubusa, ariko hari uwo wabwira akakumva uko cyaba kingana kose, cyaba gikomeye cyaba cyoroshye, akakumva umutima mwiza, ntiyite kuvuga ngo uri kumubwira ibintu bya mirenge cyangwa ibintu bigoye cyane, akakumva kandi akagufasha. Uwo muntu rero iyo umushimiye ahita yumva agize imbaraga n'umutima wo gukomeza gukora ibintu byiza, ibikorwa byiza. Iyo ushimiye Imana rero sasa, Imana si nk'abantu. Iyo ushimiye Imana, iyo ubona ikintu kigeze ku kintu cyiza, ubonye uteye intambwe mu buzima, Imana irakugaburiye, niyo yabiguhaye ibiryo bya saa sita, kuko hari benshi batabibona, uri kumva? Imana iyo iguhaye ikintu ikabona umutima urishimye, ukanishimira, ukayishimira by'imbaraga. Ibi igukorera ikintu, nk'urugero ushobora kubiguha ibiryo bya saa sita, undi ikamuha imodoka cyangwa undi ikamuha inzu. Wowe yahaye ibiryo cyangwa yahaye telefone, undi yamuhaye imodoka, shimira cyane cyane, wishime nk'aho Imana iguhaye inzu cyane. Gushima nk'uko twabivuze binyeganyeza intebe y'Imana, kandi iyo ushimiye Imana biyitera gukora n'ibindi kuko iba yizeye kuri bugaruke gushima. Guys, mweke tujye gushima, ni byiza. Kandi ibibazo bibaho mu isi, ariko igihe cyose duhumeka umwuka w'abazima, dushimira Imana kuri uwo mwuka. Noneho hari igihe umuntu aba ari nko mu bibazo, abona isi yaramuvuyeho, abona nta byo kurya, nta byo kwambara, ntaki, inzu abamo kwishyura, ni ibibazo, uri kumva? Uwo muntu akajya avuga ati unashima iki Imana? Ibuke ko hari uwacitse amaguru, hari uwakoze impanuka agacika amaguru. Ibuke ko hari uwaburaye nyamara wowe n'ibyo birombe bibiri wabibonye. Ibuke ko
waburaye yego wabwiriwe yego ariko wabyutse kandi wari ubwenge buri gukora neza ufite amaso arareba ufite amatwi kandi hari abatumva hari abatabona guys ujye wibuka ibintu byinshi utekereza ibintu byinshi ntabwo kuba yego ufite ibibazo urababaye pe nta byo kurya nta kazi nta kwishyura inzu ariko ibuka ibintu byinshi Imana wibuka ibintu byinshi Imana yagiye igukingira uhita utekereza uvuge ngo ko ari umuntu guys rero twe turi kuvuga ku kintu cyitwa gushima ubona ko duhinduye umwana yashakaga gusinzira rero ikintu cyitwa gushima nicyo tuba turi kuvugaho gushima ni byiza cyane kuko shima uko uri shima ibyo ubonye uko bingana kose nubona byinshi ushime nubona bike ushime ibuka ko nyine n'ibyo ngibyo ufite ufite ipantaro imwe yishimiye ko wari ufite noneho ikabutura yacikaguritse tujye dushima kubera ko ubuzima tubaho bwa buri munsi twize kujya dushima bikeya dufite icyo umuntu agukorera ugashima wabona byinshi kandi byiza Imana iyo yishimiye iguhereza n'ibindi ni urugero rw'umuntu wari ufite igiti cy'amapera acaho abana baramusaba mama akajya afata ipera akareba umwana akagenda agaca irindi akareba umwana akagenda ageze nko ku mwana wa 4 ararica ararimuhereza arimuhaye umwana aramubwatura akoze umugabo ahita avuga ati uretse kugenda nongere ngwirinde pera umwana arongera avuga turakoze arongera mu yindi pera umwana aravuga turakoze igiti kinda gishira akiri guha umwana impamvu yamuhaga ni uko yabaga ari kumushimira abandi impamvu atabahaye cyangwa se atabagaruye ngo abahe bahise bagenda batamubwiye turakoze rero uru rugero rwatwigisha iyo umuntu agukoreye neza ukamushimira bimutera umuhate wo kuzongera kugirira neza cyangwa se kuzagirira abandi neza ku Mana rero Imana iyo igukoreye ikintu ukayishimira iguha n'ibindi bituma ugaruka imbere yayo ukayishimira Imana ikunda amashimwe Imana ikunda amashimwe Imana yanga umuntu ikorera ikintu ayishimira rero guys twige gushimira mbere na mbere dushimire Imana ku buzima twahawe hari benshi bagiye ariko twe turahari twarasigaye hari ikintu Imana yadusigaje rero niba iguhaye ubwo buzima shima nimba iguhaye amafunguro shima niba uri kugenda mu rugendo ukagera higiye amahoro shima nimba Imana iguhaye famiye shima nimba Imana iguhaye urubyaro wikumva ko ari ibintu hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati kubyara se ninde utabyara cyangwa se ati ninde se waburaye cyangwa ninde utabona amafunguro ariko guys niyo waba ufite ibya mirenge jya umenya ko ibyo ufite ari Imana yabiguhaye wige gushima reka tubeho ubuzima bushima Imana iyo uyishimiye unagerageza gukora ibyo ishaka Imana ikugirira neza ikaguha umugisha kugira ngo ujye uhora ushimira Imana umva mwishimire guys mwishimire mukore neza cyangwa se mushakashaka ibyo umwami akunda urega Imana irabagirira neza ishimire kuko wari udafite ibyo ngibyo ufite byaba byinshi cyangwa bike menya ko wari ufite ibyo udafite uri hasi igihe cyose uri mu kintu cyangwa igihe cyose ufite ikintu hari undi muntu uba utagifite ugishimira rero niba ufite ibya mirenge ufite amamodoka ufite amazu umenya ko hari udafite na kimwe udafite n'iyo ubishimira Imana ubwira ati Imana shimwa ko njyewe mfite aho kuba ushobora kwanga kuyishima ukumva ko ari wowe uri wowe ukumva ko ari ibyawe ukumva ko wabikoreye ukumva ko ari amafaranga yawe guys ntabwo bose babona ako kazi ntabwo bose bagira amahirwe yo gukora ako kazi ngo babone ayo mafaranga sibyo
shimira bike na byinshi ufite ushima Imana ifite ushobora kureba ikareba uburyo umeze ikareba uburyo uvuga ati amafaranga ni njyewe narakoze nkora amajoro n'amanywa mbyuka igicuku guys ntabwo bose babyuka igicuku hari n'icyusi abakize hari n'abandi bakibyuka ahubwo bataragera kuri kandi n'icyo gicuku wabyukaga wibuke ko ari Imana yakubyutsaga iyo ubishaka wari gusinzira ukagenderaho rero guys twige gushima ni byiza pe gushima tunabikuye no mu buryo bw'umwuka no gushima no mu muco mwiza iyo umuntu akugiriye neza jya umushimira ntabwo ariko abantu bose bagira neza ntabwo ariko abantu bose bagira umutima wo gukora neza rero nimba umuntu akugiriye neza mushimire gushima ni byiza kandi dushimire Imana kuba turi bazima ari benshi bagiye ariko twe turacyari kadushima Imana izatugirira neza natwe turashimiye ntabwo tubaye abana b'ingayi turashimiye umuntu wese udukurikirana umuntu wese ufata umwanya akavuga ati reka njye kuri YouTube channel ndebe izaba yandorera ndebe umva turabashimiye abatumye ko mudukumbuye turabashimiye Imana ibahumurisha nyinshi cyane guys nyine aho n'umuntu wese wakoze subscribe turabashimiye ari Imana igereje ikora turashimiye aba subscribers tumaze kubona turabashimiye mutore nyine zino video muzirebe ko tuzakora mwongere nyine mujye mu byo kutureba na sharing turebwe n'abantu benshi niba udukunda iterambere ryacu fata video yacu sharing abantu n'inshuti zawe abantu batubwira ko mudukunda ni ukuri natwe turabakunda igituma turi aha ngaha ni turabashimiye cyane abari badukumbuye twagiye tubona ko batubwira ati turabakumbuye guys twagarutse kandi noneho nta guhagarara buri munsi bitewe buri munsi byanagenda neza ebyiri ku munsi cyane n'Imana dusoze tubibutse ko turi kuri Espace Boutique hano i Musanze iya Hunde ni heza cyane guys ni ahantu heza ubu ngubu ahantu duhagaze ni ahantu hejuru sinzi bahita gute hejuru okay rooftop turi kuri rooftop ni ahantu heza hari ibyo kunywa byiza by'ubwoko bwose icyo washaka wakihabona hari ibyumba byiza haraye mu byumba bya hano rero ntiwabyuka neza cyane valantiregereje guys uze hano kuri Espace Boutique n'umukunzi wawe munahamara iminsi 2 babagaburira ibintu byiza icyo ushaka cyose wakibona na famiye mugabo cyangwa mugore fata abana musohoke muri Espace ubagurira inkoko abantu batarakora subscribe muyikore mukoreshe ya muduhe comment mutubwire muduhe nyine udutekerezo mutubwire ati ejo muzakora udupranka turacyari tugiye kubaha pranka noneho nyinshi guys ndabasezeranya ko papa muri ngiye kujya mukorera pranka noneho abantu mufitiye impuhwe ndabakomeje cyane nawe mukomeza kuko ubu noneho namwengera ata guys nanjye nimungirire namwigirira njyewe udutekerezo ntari madamu tumukome ariko njyewe mwatuma mutatuma ndashaka ariko nanjye nimutume guys rero mugiye byiza bye guys